waje tugakinira abana kweto fasha nanje ndi umwana w'inyanga ndi manyanga mwambitse ino mpeta ngo izatubere ikimenyetso cy'urukundo mu gihe ucyambaye ino mpeta ntufite ubuzima ntuzigera ubona amarira ku maso yawe ntuzigera ubabara ntuzigera ushidikanyaho kugeza upfuye. Twaje kwifatanya mu bukwe bw'umuvandimwe bw'umwana wacu Killerman. Turishimye cyane kandi namwe mwakoze kubana natwe. Nkina nitwa Budensiyana, umukobwa wa Tadeyi. Unaniwe gufotora urashaka kuba umuhanzi? Haririmba ngabaririmba twumve ko ushobora. Rega nuko bura muri kamera babaga bangabanyije nkaba mutoya. Bura ni njewe kama. Nguri oki? Ni njewe oya, ni njewe wakijewujewu. None ibyo nibyo abantu bari mu bukwe bagiye kumva. Ganza ngushiremo agapera wumva. Hinana gaze waje tugakinira abana kweto fasha nanje ndi umwana w'inyanga ndi manyanga Echo
Shemsa hanyuma mutambuke muhagarare hano imbere hano hafi imwe uyishyikirize Yannick hanyuma isigaye uyishyikirize Shemsa buri wese yambike impeta mugenzi we by'urukundo rugaragira intambwe y'ubuzima mu rugendo rw'imyaka 10 bamaze baziranye habayemo imyaka y'urukundo habamo imyaka y'ubuzima bwo kubyara zifite amagambo menshi kubera ko maze imyaka myinshi negereje kugaragaza impeta kubera Imana yabaye ndagushimira ko wambaye hafi ukankunda ukampa urukundo ukambera umujyanama wanjye twaciye muri byinshi waranyihanganiye bishoboka uburyo nta kintu wifuza wese kuzamambira impeta none n'umunsi urageze kwambishya imbere y'abaturanyi inshuti abavandimwe ababyeyi ndetse n'abavandimwe bose muri rusange nabyifuje imyaka myinshi cyane ariko urabizi ubuzima bugenda bwongora tubona twese nawe ariko kubera Imana mvuga ngo byange bikunde nzakwambika impeta ni iby'agaciro kuri njye kuba nyikwambisa ari abantu benshi kuko nibyo nifuzaga ikindi kandi umunsi wacu ukaba wagenze neza ibyubahiro byawe wameze neza cyane njyewe niyo nshuti Abdulmalik mwambitse ino mpeta ngo izatubere ikimenyetso cy'urukundo mu gihe ucyambaye ino mpeta nkifite ubuzima ntuzigera ubona amarira ku maso yawe ntuzigera ubabara ntuzigera ushidikanyaho kugeza upfuye iyi mpeta mwambitse rero ni intsinzi kuri njyewe ubu ngubu ubaye umugore wanjye imbere y'Imana ababyeyi ndetse n'abantu n'imbere y'igihugu wongere ugabanye volume maze nsabe abateraniye aha twese dutuze dutege amatwi. Shemsa tuza guha umugabo we akaba umukunzi we akaba papa w'abana be rwa rugendo rw'igihe gikomeye bamaranye afite ubutumwa yifuza kumugezaho amwambika impeta. Sinzi niba namwe muri kubona amashyushyu Killerman afite yo kwambara iyi mpeta. Uyu mwanya reka tuwuharire Shemsa. Dandenze rero nambye ndabanza mushimire iki gikorwa ndabanza mushimire ku bw'iki gikorwa wanekereje urakoze cyane gusa nabirenze navuga nuko nzi ko uri umugisha kuri njyewe uri umugisha kuri njyewe ibyo byonyine birahagije. Babyeyi bacu amashyi yanjye ari hehe miryango iteraniye aha
ongera umuhobere tubahaye amasaha 10 ubanza uruhukire mu bituza bye. Mu gihe ndasaba abantu bateraniye aha twese dutuze kugira ngo tubashe kumvikana, kuko mbonye itangazo rikomeye ubwo Shemusa yatambukaga hano imbere. Hari itangazo mbonye kandi bigaragara ko riri ku rupapuro rw'umuhondo, ariyo mpamvu ngiye kubanza kuribagezaho kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Itangazo rya mbere riragira riti: Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kiramenyesha abaturarwanda, by'umwihariko abateraniye ku Gisozi muri Romantic Garden. Ndabona ni itariki ya 2 Werurwe bayishyizeho 2024, kandi subiremo nitonze. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kiramenyesha abaturarwanda, by'umwihariko abari mu bukwe bwa Killerman na Shemusa, ko umusoro watangwaga ku mashyi wakuweho ari ubuntu. Amashyi menshi twakira umugeni. Uwashyize umukono ku itangazo yasoje agira ati: bikorewe i Kigali tariki ya 2 Werurwe 2024. Udakoma ayo mashyi yo kwakira umugeni mwiza bamufate nk'umuvumba. Murakoze cyane. Amashyi menshi twakire Shemusa. Abo twateguye turi kumwe naryo ngiye kuribagezaho muri ubu buryo. Turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza mwese mukurikiye gahunda za televiziyo y'u Rwanda, mwese mukurikiye RBA ku isi hose. Tubaha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru. Shabageza amakuru yacu tugiye kugezwa n'umunyamakuru wamaze kugera. Mwahomeye amashyi nkakomeza imiryango iteraniye. Ni umugoroba udasanzwe, ni umugoroba w'ibyishimo, aho imiryango yombi iteraniye ku Gisozi muri Romantike. Umunyamakuru wacu ahagera yasanze umwe mu basaza babutashye agira ati: "Niki kuko Killerman aje umuryango wacu." Navuga yuko imyaka yose muri mugurure iyi tariki nk'ababyeyi
turi tuyitegereje. Ntabwo ari uyu musaza gusa wavuze iri jambo muri ubu bukwe, cyane ko bamwe mu bahanzi bo mu Rwanda barimo n'abanyamakuru batangaje ubu bukwe. Umwe mu banyamakuru akaba yaragize ati it is on 2.3 Kiss FM, Kigali's number one hit music station. Of course, this is Austin live in Kigali. This coming weekend, hey, Austin azaba hari nawe. This coming weekend nzajya mu bukwe bwa Killerman. Mujye muvuga ngo bahanzi ngo tujya kujya mu bukwe. Austin nanjye ndaje mbatungura this coming weekend. Mwumve amashyi y'iryango iteraniye aha. Umuhanzi akaba n'umunyamakuru sibye kuba aratangaje ibijyanye n'ubu bukwe. Hari abibyamamare bo mu Rwanda barimo abo Killerman na Shemsa basanzwe bakunda, barimo uyu muhanzi wabasuhuje agira ati murakoze cyane, nitwa Bulldog, nakabaye ndi guhogoza ariko ijwi ryagiye, ariko ndagira ngo mbabwire ko Killerman kuva kera ari umukoboyi kandi azakomeza ari umukoboyi, sibyo? Ntabwo ari umuhanzi Bulldog gusa, cyane cyane mu bahanzi nyarwanda bakuzwe by'umwihariko batashye ubukwe nawe akaba yabasuhuje muri ubu buryo. Thank you so much. Nitwa Medi. Last time abantu bategereje Medi mu bukwe bwa Ben babaye adahari, ariko for this time I'm here to support my brother Yannick. I want to say this celebration is very unique, and he has also got nabako afite umugeni mwiza. Tumuririmbire my vow. Tumuririmbire slowly. Tuanziwe. Ndashaka kumwita mimi. See you. Because this day is very special. Kandi amateka y'igihe bamaranye mu rukundo. Let's celebrate love. Tubakomera amashyi for this celebration of love. Ntabwo ari umuhanzi Meddy gusa, cyane cyane umwe mu bahanzi batashye ubukwe. Zimwe mu ndirimbo ze zirimo iyi, akaba yayiririmbiye abatashye ubu bukwe agira ati I'm celebrating love. Akenshi mera kuri my favorite music. Iyi ngiyi turayiririmbana, sibyo? Muriteguye? Twagiye. Uwe nkunda ni wowe, uwe nifuza ni wowe, nutamara kwa wowe. Tugasubiremo one more time. Nutamara kwa wowe. Mwikomera amashyi. Hari indi igira iti mbyutse nakubona esuru anabamba you one day baby, love is my medicine. Tugasubiremo mbyutse nakubona esuru anabamba you one day baby, love is my medicine. Mwikomera amashyi. One more song ya nyuma. Uko kipenzi changu cha mutima uhura. Mwikomera amashyi menshi cyane. Murakoze cyane. Nk'umubyeyi w'imfura yanjye niyo nshuti Yannick Killerman, ndanezerewe cyane. Nyuma y'impano tubahaye irimo impano zitandukanye, turishimye cyane. Ngira ngo ubwo twateguraga ubukwe hari ibyo twamusobanuraga ukumva ntabyumva, ndetse aza no kunseka cyane ati papa rwose nta bundi bukwe nzi uretse ubukwe bwawe. None uyu munsi utashye ubwawe ukuza ubukwe bwawe. Uri umugabo uhamye kandi ngira ngo mwese mwabibonye. Uwabihakana ntabwo yamuha amashyi. Turanezerewe rero, ndishimye cyane, kandi Shemsa urakiriwe mu muryango wa Rwema.
tuzagukunda, ufite baramukazi bawe bagukunda, natwe nk'ababyeyi turagukunda kandi turabifuriza ibyiza bituruka ku Mana. Tubaragije urukundo kuko natwe dukoze mu rukundo nyuma ya ziriya mpano, kandi nk'uko tubifuriza ko mwahorana amata ku ruhimbi, tubagabiye inyana. Murakoze cyane. Ati nyuma y'impano tubagabiye inyana nziza cyane. Ndagira ngo iryo jambo tubakomera amashyi rwose, inyana nziza, barakoze. Hanyuma rero ya papa wa Killerman, mama nawe, mama wa Killerman hari impano yamuteguriye, ariko kubera ko atari hafi aha hari ubutumwa yohereje nanone nyina wabo, araje nawe yabutugezeho. Murakoze cyane. Natwe duhagaze nk'umuryango Killerman ari we Yannick, ariko tukaba njyewe ndi nyina wa Yannick, mama akaba ari mukuru wanjye, nkaba muhagarariye hano uno munsi kubera adahari, ari hanze. Ubwo rero yadutumye Killerman, Yannick wacu ataragukunda, takwifurije urugo rwiza nk'umuhungu we w'imfura. Ati kandi turakwakira mukazana, nawe nikaze mu rugo. Ati kandi aragukunda cyane. Ati akwifurije imigisha yose ya kibyeyi, nubwo ari kure ariko mwari muri kumwe. Ati numbona wumve ko ari we. Ati rwose uzubake, Imana izakubakire, izahirwe ndetse n'umukazana. Ati karibu kandi ugubwe neza. Ati arabakunda cyane kandi nanone ati nimuzagire ikibazo, umuryango urahari, Imana ibahe umugisha. Ati rero tukaba uyu ni umutware wanjye, muri ubwo buryo tukwifurije urugo rwiza natwe nk'umuryango, Imana ibahe umugisha. Abakunda uyu mubona aha ngaha ndamushimira cyane kuko yarandeze kuva nyiri umwana, yamuzi nk'umwana we, yabaye inshuti yanjye cyane, yari umubyeyi nisanzuragaho, yamubwira buri kimwe nifuza, ndetse nawe akagikora atitaye ko nari umwana we, ariko akagikora ashimisha nk'umwana wiwe. Ndagushimira cyane, warakoze kundera, warakoze kundera umubyeyi. Mama wanjye ntabwo ari hano hafi, ari hanze y'igihugu, nta nubwo yabashije kuhagera. So rero uze kumubwira ko mukunda cyane, ubutumwa yampaye nawubonye, yambaye hafi, kandi ndagushimira cyane 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 cyane. Warakoze kundera umubyeyi, warakoze cyane. Hakurikireho impano y'abakinnyi b'urunana. Okay, nitaongea mkiswahili samani siseme mingi, ila nampongeza, nawapongeza wote na nawapatia nawaombea baraka katika nyumba yao, wazae, walee na wakulishe watoto wao salama. Kwa vyovyote napoongea, namshukuru Mungu kwa kisa naposhukuru. Sina mengi ya kuongea zaidi hapo. Asante. Abakinnyi b'urunana turabajiriye. DJ turashaka jingo y'urunana. Bitewe n'uko ari abakina ikinamico kuri radiyo,
ngewe hafi ya bose ndabazi ariko ndabona abantu bose barahari. Ubudensiyana muraza kumwibonera avuga, buri wese tugiye kumuha mikoro abibwire mu ijwi akoresha mu ikinamico urunana duhereye hano. Mwakoze cyane, munyemerere nihereho abandi bakomerezeho. Nanjye ndi umukinnyi w'ikinamico urunana, ni njye Shyaka umugabo wa Devota. Muraho neza, twishimiye umunsi w'umwana wacu Killerman. Nkaba ndi umukinnyi w'urunana, amazina yanjye nitwa Uwimana Consolata, Inyarurembo ndi Nyiramariza muka Stefano. Muraho neza, nanjye nishimiye ubukwe bw'abana bacu. Nanjye mu runana nyina nitwa Rangwida, nyina wa Nyesi na Shyaka. Muraho neza, twaje kwifatanya mu bukwe bw'umuvandimwe bw'umwana wacu Killerman. Turishimye cyane kandi namwe mwakoze kubana natwe. Nyina nitwa Budensiyana, umukobwa wa Tadeyo. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Umwari Aurore, nkaba nyina munana Kirere, umukobwa wa Bushombe na Kankwanzi. Muraho neza, nitwa mushiki wabo Laila, mu runana nyina nitwa Lopez. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abo tudahuje kwemera, amahoro y'Imana bane namwe. Mu buzima busanzwe nitwa Manzi Zulfati, ariko Inyarurembo nitwa Makurata. Niba muzi Tadeyo aho yajyaga ajya kumanika inzitiramibu, niyo wangereye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Mukeshimana Musa, mujya munyumva no mu ndamutsa, ariko Inyarurembo nkaba ndi mwarimu Mugisha. Muraho neza, nitwa Sibomana Emmanuel, mu runana nkaba ndi Patrick, umuryi mukuru w'ibinyoni. Muraho neza, nitwa Rwema Juru Ketia, nkaba nyina nitwa Linda mu runana. Barakoze cyane, rero bakaba bifuje gutanga. Buretse gato bahisemo ko Budensiyana ari we uvuga ijambo rijyanye n'impano bateguye. Nk'ibisanzwe mu muryango mugari w'urunana, ariko ubwo mushobora kubanza kwibaza impamvu mfashe ijambo kandi turi kumwe n'abasaza bakuru. Inyarurembo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rirubahirizwa, akaba ari nacyo twifuriza umuryango mushya ko bazarangwa n'ubwuzuzanye. Ntabwo ari uburinganire n'ubwuzuzanye, ntabwo mwaringanira uko Imana yaturemye ntibyashoboka. Ubwo rero mu muryango mugari wacu, iyo twunguye umuryango haba ku ruhande rw'umusore n'umukobwa mu rwego rwo kubereka ibyishimo no kubifuriza urugo ruhire, hari impano twabageneye. Urunana ni umuryango mugari, hari benshi bahoze aha, bamwe batashye, ariko twari dufite n'ubundi bukwe bw'umuntu wo mu runana. Twagabanye rero, ntabwo twakagombye kubatungana gutya. Iyi rero ni impano mushyikirijwe n'umuryango w'urunana nk'abakinnyi. Murakoze. Barakoze cyane, tubakomera amashyi. Basuhuza, turabakunda kandi turi itsinda rya My Heart, kubera ko uyu munsi ni ibyishimo bikomeye cyane kuri twebwe, kubera ko tuvuga ngo bosi wacu nawe yagiye mu ruhango rw'imiryango. Tukaba rero kuri uyu munsi
byishimo twaravuze ngo inka yacu irahari, aya ni amaherene yayo. Aya maherene rero niyo mushaka kugira ngo mutubikire, iyo ngiyo urwo uraruzi kandi niyo mpamvu rero twishimye kuri uyu munsi. Nimwakira impano tubahaye kandi turabakunda, tuzakomeza tubakunde. Nimwinjire mu muryango ni kare, Imana ibumugisha. Kandi nk'umuryango wa Mayihati n'abakinnyi ba filime twese muri rusange turabakunda kuko mwaradukunze. Hanyuma rero nagira ngo famiye ya Nick na madamu turabashimiye nka Mayihati team kuba mutweretse urugero ruzima. Ubu ngubu nubwo wenda navuga ko ndi mukuru ariko mutweretse urugero, mubaye bakuru banjye nanjye nzaza mbakurikiye. So ikindi nk'umuryango wa sinema muri rusange, sinema igira federasiyo, igira ubuyobozi. Nagira ngo mvuge mu izina ry'umuryango wa sinema. Umuryango wa sinema bantumye ngo mbabwire ngo bishimiye cyane iki gikorwa mwakoze, kandi atari kera bazabashyikiriza impano babateguriye, kandi mwarakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma nanjye nka Daniel Gaga, jyewe anytime niba muvuye mu kuruhuka kwanyu cyangwa se mu kwa buki, iwanjye yanyu kurahazi, ni ukuri muzaze, jyewe mbafite icyo nabahishiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane, murakoze cyane. Kunubona n'umbwira amavasi ya buri mwanya. Alo? Ariko azi kurukunyakura kandi mbageze na niyo mwanya amavasi ugomba kugira hano. Patro unyakure nawe bageze hano bategereje ko bafotora, kandi rero ukuntu umeze nk'umuntu urabafotoresha amaso yawe se. ubundi mumbwira ngo ubundi urabafotoresha iki? Icyo ndabafotoza reka nta nubwo bibaga bikenewe ngo abantu ngo bafotorwe mu bukwe. Mbese niba wari uzi ko ntabwo bidakenewe, wanyatse amafaranga y'iki? Twakwatse amafaranga y'amafoto. none nyine ubwo urukumva data namubwiye ngo aje gushaka ibikoresho, nanjye ndategereza ndahera kugeza na n'izi saha naho nari namubona. Ibyawe na so bihuriye n'ubukwe njye na patanye. Okay, iby'amafoto ubundi tubyihorera, ntaho bikenewe cyane, ahubwo nta kandi kazi ko mu bukwe wanyihera. Nese wowe urumva ushoboye akahe kazi? Nzi mu bukwe se wabaga bashaka nk'abahanzi bararirimba. Unaniwe gufotora urashaka kuba umuhanzi? Aririmba. Ngaririmba twumve ko ushoboye. Rega nuko buriya muri kamera babaga bangabanyije nkaba mutoya, buriya ni njyewe kama. Nguri oki? Ni njyewe oya, ni njyewe wakijewujewu. None ibyo nibyo abantu bari mu bukwe bagiye kumva. Ganza ngushiremo agapera wumva. Hinana kaze waje tugakinira tabana kweto fasha nanje ndi umwana w'inyanga ndi manyanga. Ibyo bintu ni bigiye kuririmbira abantu bakoze ubukwe bakishima bagataha bishimye n'abashyitsi babo. Okay, ngo ibyo kuririmba biranze. Nta kandi kazi ko mu bukwe wama. Mbabarira umbwire nicyo ushoboye kubera ko amasaha yangendanye, nicyo ushoboye. Hari iki? Ndabona wewe nari nateguye n'undi muntu wo kuvugira inka ntago muhari. Okay, ibyo kuvugira inka Mbambia ni Kararisa, ni Mutani, ni Patrice, ni Sofia, ni Fiona,
Nerice. Sofia na Fiona imbere y'abantu bakoze ubukwe, imbere y'abantu bakeneye kwishima, ngo Sofia na Fiona. Ibi yitwa Fiona urayizi wowe? Akazi niba hari akandi ngo nibyo biranze. Bivuze ngo amafaranga yanjye murayahombeje. Oya. Niki nguru murafasha iki nk'ubu ngubu? Nta kandi wamamwa? Akandi kazi gasigaye nako gufotora. Kamera iri nk'ubu ngubu. Gufotora. Ufotora zisi twavuze ko byananiranye kubera data yabuze. Isoso ubundi ari heho? Ntawe. Umusize wese ko mwaje kunyaka akazi muri kumwe. Ariko mise nibuka n'ibindi bya data tubyorewe mwibagirwe ntawe urapfa kubona ibyo mu muvane no mu mutwe. Ahubwo ko habagamo n'abaseriveri niyo naza nkirira gusa wareka nkaza ngakora. Nibura se ku seriveri ko agashobora nibura nk'ugakore. Nagakora pe. Tugende. Sa. Ngiye gusubira bibi bintu bwa mbere n'ubwa nyuma. Wakakubise imbere karamuka kakubona. Uramubwiye serivisi nateguye. Nawe yewe murambabarira nabaketesha ande bumfashije mfashasi kitabo Jese murana nawe bukuye he data urambabarira ubwo bagize si ibyo gufotora gifungukaga gite iyo narindi cyari kiri gufunguka kana ujye umba warundebera amafaranga yanjye nabahaye papa aragufotora nise ubu nibwo bushitsi nja kwigiramo gufotora nyine twereke ufotora gute ganda ariko mufotora ifoto imwe mfunguri ngeze nzi ko babifunguraga kangera kwanza kora sample fotora ifoto nimbona ari nziza ndakureka mukora akazi nta kibazo ibe data wewe kuko ugiye kunsuzu ahuname rero hirya nkwereke uname gutese uname murashanariye uname ndeba hese birahirya hasi neza neza nk'ibi bivumo byawe ibi nibyo bibaga bikenewe muri kane kanje nta kuntu byabonekamo akotsi wenda gake ngo gake akotsi se kava ngenda imodoka tungaho nta majeri baguhaye hano nta mateke wariye wasoje ngiye mpaguruke ngende umva papa ibyo ariko kubwira neza haramutse haturutse mu nkakotsi kari gucunga se kava ngenda imodoka cyaryoshye ifoto n'ishapoma gishaka ibintu turitse ibikiza no biturutse he biturutse he unama ibi shamwana shaka ibintu uratubwira sinzi ntabwo tuhure vuba gira shani bwo setting remera yasoje neguke haguruka bigenze gute haguruka mereza n'ibyo byuma itahira ndabyikorera igendere ntahe guco nta n'ibyo mbonye taha ubundi ko twavuganye ko amafaranga ari njye uraje kugazana wagiye kugazana gute ziba winyivangira mu kazi yego imana mwana jewe navuganye nawe urambwira ati nzaze twakora none ugiye kunyivangira mu kazi wa musaza yaje gufotora ndemba nk'umuhembe nk'umuhembe kugira ngo n'umuhembe urusha muri makoze iki papa mubwire umbwire iki atinze rutahe kandi mwongeye kunyema inyuma ibi bintu sinje wayitekinita navuga ngo nabishaka ku murongo ngo nabikoresha uko bigomba kujyana byose nabyimenyera nsabe itonde ndatasha n'impamo y'ima kira suri hano iranzira ucagamo ndakubwira ngo wowe regera uwo ari we wese raka patoro ntambutse yewe ntambutse ndagunyoko muyaga
David anyuze mwa garuka mufotore iwe datawe patoro